glands and Skene's glands, nizo zivubura rwa rurenda rutuma noneho umugore agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kandi yakora n'imibonano mpuzabitsina ikagenda neza. Urwo rurenda rero ruza nyine rutangira kuza mbere yuko utangira gukora imibonano, ndetse no mu gihe uri gukora imibonano ko ibyishimo bigenda birushaho kuba byinshi, rukagenda rurushaho kwiyongera. Bitabujije ko nanone ushobora kugera aho ngaho kumva urabihaza ubivuyemo, cyangwa se urarekeye aho ntugishaka gukomeza. Icyo gihe umubiri wawe ubivuga mbere yuko wowe ubivuga, ugasanga uhise usa n'uwumagara, rwa rurenda rurashize. Abana 385,000 nibo bavuka buri munsi. Ubwo umwaka ujya kurangira havutse abana 140,000,000. Muri aba bose nta wawe urimo, atari uko utabishaka, ahubwo ku mpamvu zitandukanye nawe utikururiye, kandi guheka nawe byakubera. Gusa nkufitiye inkuru nziza, nawe ubu wakwiyongera kuri benshi bari barabuze urubyaro, ariko ubu bikaba byarakunze babikesha ubuvuzi byo kubura urubyaro kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 15, biturutse ku mpamvu zitandukanye muganga banza kumenya. Ku bagabo bagira ingorane mu mabanga y'abashakanye, kugira intanganye kandi zibihuha zacitse amazi, ariko kandi ibibazo bya infection ku bagabo n'abagore byose biravugwa kandi neza. Ibyerekeye imihango byose birakira, ngaho utandukana n'ibibazo by'umugongo udakira, kuribwa mu kiziba cy'inda n'ibindi. Sezera ibibazo by'inzoka ya amibe yageze ku cyiciro cya 3 igutera kurwara hemorrhoid, yewe n'izindi nzoka zose zo mu nda. Uyu munsi rero ngiye kuvuga kuri iki kintu kimwe, nizere ko ijwi riri kubagereraho neza kandi ko connection itaza kuntenguha. Icyo ngiye kubagezaho rero ni ikintu kijyanye n'amavangingo. Amavangingo dukunda kubivuga cyane cyane mu Kinyarwanda, tuvuga ngo bijyanye n'umuco, ngo amavangingo, kuzana amavangingo, cyangwa se iyo ari umugabo ugiye kubikorera umugore tukavuga ngo kunyaza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndaza gukoresha ijambo amavangingo kugira ngo abantu bataza kuvuga ngo iyi video ngo irimo ibigambo bidasobanutse. Hanyuma ese iyo n'ububobere ni kimwe, niba atari kimwe bitandukaniye hehe? Ese buri kimwe gituruka hehe? Ndaza gukoresha amaterime y'icyongereza akenshi kubera ko ari busanga babitandukanya ku buryo bworoshye. Ubundi ibintu byose bituruka mu gitsina cy'umugore babyita vaginal discharge, ni ukuvuga ngo ni ibintu nyine bisohokamo, ariko ibyo ngibyo bishobora gusohokamo birimo amoko atandukanye kandi bituruka ahantu hatandukanye. Icya mbere rero ni cervical fluid. Cervical fluid ubundi mu Kinyarwanda dukunda kuvuga ngo ni ururenda. Ururenda rero rwo ni ibintu bisanzwe biba mu gitsina gore, bibaho igihe cyose, ndetse bikagenda bihinduka bikurikije aho ukwezi k'umugore kugeze. Urugero, niba uyu munsi ndi mu mihango, uzasanga nta cervical fluid mfite, cyangwa se nta rurenda rusa naho ruhari, nta ruhari, harimo haraza imihango. Hanyuma imihango yarangira, mu gihe naba mfite ukwezi kurekure simpite ninjira mu minsi y'uburumbuke, ugasanga noneho n'ubundi nta rurenda ruhari, harasa nahumutse. Ariko uko iminsi ishira hagatangira kugenda haza utuntu tw'ururenda. Noneho nagera mu minsi y'uburumbuke ugasanga noneho ururenda rwabaye rwinshi, rurakururuka, ushobora kurufatisha intoki ebyiri gutya, wakurura gutya rugakururuka, kandi rukaba rweruruka, rubonerana, rusa neza. Iminsi y'uburumbuke yatangira kugenda ishira, rwa rurenda ukatangira kugenda urubura, rurabanza rugahinduka gukururuka, bikarekeraho rugatangira kumera nk'ibintu bifatafashe, nabyo bikagenda bishira, noneho byamara gushira burundu hashira iminsi mikeya ugasubira mu mihango. Ibyo ngibyo umugore aba ashobora no kubipima akabikoresha kugira ngo apime amenye niba ari mu minsi y'uburumbuke, iyo abashije kubikora, iyo abashije kwisuzuma kuri rwa rurenda rwe, kandi yagira urwinshi ruhagije, kuko abagore bose ntabwo bazana ururenda rungana. Urwo rurenda rero rugenda ruturuka kuri ya misemburo igenga ukwezi k'umugore, cyane cyane umusemburo wa estrogen na progesterone. Uko igenda isimburana, iyo estrogen ihari ari nyinshi, niko rwa rurenda ruba rwinshi. Hanyuma rero ururenda cyangwa se cervical fluid nanone rutandukanye na arousal fluid. Arousal fluid mu Kinyarwanda n'ubundi turakomeza tukayita ururenda, ariko noneho reka nkubwire ngo ni rwa rurenda ruza kubera yuko umugore yagize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo rero habayeho ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nibwo igitsina gore gitangira gusa n'icyitegura. Mu kwitegura hatangira kuvubuka ibintu bimeze nk'amavuta y'amazi ariko afatiriye, ari byo rurenda. Rukaza rukaba rwinshi cyane, rukarenga rwa rundi twari dusanzwe tubona ruterwa n'ukwezi k'umugore. Urwo rurenda ruba rwavubuwe akenshi bavuga yuko ruturuka mu mvubura za Bartholin,
n'iza sikeni. Ni ukuvuga ngo imvubura za baritore n'imvubura za sikeni, Bartholin's glands and Skens glands nizo zivubura rwa rurenda rutuma noneho umugore agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kandi yakora n'imibonano mpuzabitsina ikagenda neza. Urwo rurenda rero ruza nyine rutangira kuza mbere yuko utangira gukora imibonano, ndetse no mu gihe uri gukora imibonano ko ibyishimo bigenda birushaho kuba byinshi rukagenda rurushaho kwiyongera, bitabujije ko nanone ushobora kugera aho ngaho kumva urabihaza ubivuyemo cyangwa se urarekeye aho ntugishaka gukomeza. Icyo gihe umubiri wawe ubivuga mbere y'uko wowe ubivuga, ugasanga uhise usa n'uwumagara, rwa rurenda rurashize. Naho ngaho rero cervical fluid itandukanye na arousal fluid. Nkuko nari maze kubikubwira, cervical fluid niyo iba ihari ikajyana n'ukwezi k'umugore, mu gihe arousal fluid yo ibaho kubera yuko habayeho ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma rero hakaza icyo mu cyongereza bakunda kwita squirting. Ahangaha ni bya bindi twebwe mu kinyarwanda dukunda kuvuga ngo ni ukunyara ku bagore, aribyo navuze, cyangwa se kuzana amavangingo, aribyo navuze ngo nza gukoresha ijambo kuzana amavangingo kugira ngo buri muntu wese video ayireba atuje nta kibazo afite. Kuzana amavangingo rero ku mugore bitandukanye no kugira ububobere. Kugira ububobere cyangwa se rwa rurenda rutuma habaho gukora imibonano mpuzabitsina. Bwa bubobere butuma habaho gukora imibonano mpuzabitsina nari maze kuvuga aribwo arousal fluid, ubwo nyine bukunda kugirwa n'abagore benshi, nubwo hari n'abagore bashobora kugira ikibazo cyo kuba batarufite, ariko ubundi rwo rukunda kubaho cyane. Mu gihe ibi bya squirting cyangwa se kuzana amavangingo cyo ni ikindi kintu gitandukanye. Ni ukuvuga ngo mu gihe noneho wa mugore arimo akora imibonano mpuzabitsina, ibyishimo bye bikazamuka bikagera ahantu hakomeye cyane, mbere y'uko bigera ku ndunduro bitararangira, hari igihe za mvubura za sikeni noneho zivubura amatembabuzi menshi. Ayo matembabuzi menshi yarangiza agasohoka. Aya matembabuzi afite kantite itandukanye cyangwa se ntabwo angana ku bagore bose. Harimo ushobora kuyarekura amatembabuzi akumva ko umubiri we uyarekuye, ariko umugabo bakorana imibonano mpuzabitsina ntayabone, bigasa naho ahubwo ari ububobere bubaye bwinshi kandi ari ya mavangingo yaje. Hakaba n'undi uyasohora akaba menshi, ukaba wayabona agasohoka ariko ntiyanduze uburiri, ntagire gute. Undi wakazana menshi cyane akaba yakwanduza uburiri cyangwa se akameneka hanze, ku buryo hari abantu bamwe bitera isoni bakumva kuzana amavangingo ntabwo ari ikintu cyiza, yakoze ibintu bitabaho, mu gihe abandi babyishimira, cyane cyane nk'Abanyarwanda babyishimira cyane iyo icyo gikorwa kibayeho. Uku kuzana amavangingo rero nari maze kuvuga, aya mavangingo avuburwa n'imvubura za sikene mu gihe umugore afite ibyishimo bikomeye cyane. Izi mvubura za sikene ziyakora ako kanya, zitangira kuyakora ako kanya ukiri gukora imibonano mpuzabitsina, bya byishimo byaba bigeze ahantu hakomeye, noneho rero yavubuka ukabura yayarekuye nyine ukarekura amavangingo. Aho nashaka kuvuga rero aya mavangingo atandukaniye n'ububobere, ni uko iyo ububobere butariho gukora imibonano mpuzabitsina birarushya ndetse biranababaza. Umugore iyo akoze imibonano mpuzabitsina nta bubobere afite, birababaza kuko bimugora ko igitsina gabo kinjira mu gitsina gore. Mu gihe iyo ububobere buhari kandi buhagije, umugabo n'umugore bashobora gukora imibonano mpuzabitsina bakaryoherwa, byose bikagenda neza ku mpande zombi, ariko ntihabeho kuzana amavangingo, nabyo bibaho. Noneho rero hakaba n'igihe rero byose bigendeye rimwe. Umugore rero iyo agira ububobere bukeya, kugira ngo bize kugenda neza ataza kubabara, habaho kumufasha. Hari amavuta agurishwa ashobora kugufasha gushyiraho, kuko ntabwo ibintu byose ugomba kubishyira mu myanya myibarukiro y'umugore, ibyinshi byamutera indwara, byamutera ibibazo, keretse iyo ushatse yayo yabugenewe. Ariko iyo adahari, nkunda kubivuga, ikintu cyitwa utuntu tw'amacandwe buriya ni ikintu gikomeye cyane gishobora gufasha, nubwo hari umuntu uhita uvuga ati ibyo bintu ntabwo bibaho, ati ubwo wabikora gute? Ariko uba ugomba kumufasha. Ububobere hagasa naho hatohiye ububobere buri kamere butaje, kandi iyo umufashije ibikurikiraho bihita bigenda neza cyane. Ni aho ngaho rero bitandukaniye. Ububobere busa n'aho ari ngombwa cyane kugira ngo imibonano mpuzabitsina ibeho, naho amavangingo kuyarekura ni ikiza cyiyongera ku byari byabayeho, gishobora kwishimirwa n'abantu bamwe cyangwa abandi ntibakishimire, ariko nacyo mu Banyarwanda tuzi ko kishimirwa na benshi. Biratandukanye rero. Nizere ko rero usobanukiwe, ariko uramutse udasobanukiwe ntibyakubuza ko uza kwandika na comment, nkazagenda mbisubiza mu gihe kiri imbere. Ikindi kandi wibuke gukanda subscribe
kubera ko iyo ukanze subscribe bituma nikiraho iyindi video nayo itazagucika uzayibona, tuzagenda tuganira byinshi. Niba nanabisobanuye hakaba ari byo nsa naho ntarutse numbaza ikibazo bizatuma bisobanura neza ubutaha. Reka nkwifurize gukomeza kumererwa neza no gukomeza kuryoherwa n'ibintu byose wifuza kuri YouTube kuko nikitumariye. Abana ibihumbi 385 nibo bavuka buri munsi. Ubwo umwaka ujya kurangira havutse abana miliyoni 140. Muri aba bose nta wawurimo, atari uko utabishaka ahubwo ku mpamvu zitandukanye nawe utikururiye, kandi guheka nawe byakubera. Gusa nkufitiye inkuru nziza, nawe ubu wakwiyongera kuri benshi bari barabuze urubyaro ariko ubu bikaba byarakunze babikesha ubuvuzi byo kubura urubyaro kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 15 biturutse ku mpamvu zitandukanye muganga banza kumenya. Ku bagabo bagira ingorane mu mabanga y'abashakanye, kugira intanganye kandi zibihuha zacitse amazi, ariko kandi ibibazo bya infection ku bagabo n'abagore byose biravugwa kandi neza. Ibyerekeye imihango byose birakira, ngaho utandukana n'ibibazo by'umugongo udakira, kuribwa mu kiziba cy'inda n'ibindi. Sezera ibibazo by'inzoka ya amibe yageze ku cyiciro cya 3 igutera kurwara hemorrhoid yewe n'izindi nzoka zose zo mu nda.